Muraho neza bakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubitsa gukanda subscribe kugira ngo ikizame gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda bategura amasomo abafasha kumva neza bino bizame byabajijwe kugira ngo ujye tuyabonera kugihe. Rero ukanda subscribe. Mbibutsa ko bino bibazo babaza biragaruka. Uba wakosora kino kizame kimwe wazagerwaho ukabona ibibazo 5 byagarutse. Byo mwa kino kizame kimwe wakosoye ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ukorere imwe uhita utsinda biba bigusaba ko warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Rero kugira ngo nawe ukorere imwe, ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikizame cyose nzajya nshyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe. Noneho n'isomo ryose nshyizeho kugira ribafashe kumva neza bino bizame byakozwe uhita uribonera ku gihe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri kubura igihe gitoya ngo ujye gukora, ushaka kutwandikira kuri iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya, ukaduha amasaha menshi tukakwigisha. Niba uri hafi gukora, uri kubura umunsi umwe, uri kubura iminsi 2, hari abaduhamagara tukabigisha uwo munsi, tukabigisha amasomo menshi bakaboneka, bakagenda bagakora rimwe bagahita batsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Cyitegereze neza kino cyapa kugira umenye ubusobanuro bw'icyapa. Uramanza ukamenya si kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Kino cyapa rero cyo kirategeka, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ariko hano ho hacishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifitiye. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Beka ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Seka ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Deka ngo umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu saha. Umuvuduko uri hejuru araba ari kilometero 30 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kwa bino byapa ndibuze kugusobanuriraho, habaho ibyapa bitegeka, hakabaho n'ibyapa bibuza. Kino cyapa twirengagiza uno murongo w'umutuku uciyemo, iyo harimo 30 washatse kukubwira ko umuvuduko muke uragenderaho ugeze aho hantu hari kino cyapa cyanditseho 30 idashishiyemo umurongo w'umutuku. Bakubwira ko umuvuduko muke uragenderaho araba ari kilometero 30 cyangwa ugendere hejuru ya kilometero. Ubundi bagutegetse kugendera hejuru ya kilometero 30, umuvuduko muke aba ari kilometero 30. Naho yari ibyapa bya bindi bibuza bifite ishusho nayo y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Aho iyo handitseho nka 30 bari kukubwira ko utagomba kurenza umuvuduko wa kilometero 30. Ibyo nkeke ko mubyumvishe neza. Iyo ari icyapa gitegeka handitsemo 30 bari kukubwira ko umuvuduko muke uragenda aho ari kilometero 30 ugomba kurenza kilometero 30. Naho iyo ari ibyapa bibuza, iyo harimo 30 bashatse kukubwira ngo umuvuduko utagomba kurenza ni kilometero 30. Ndakeka ko byumvishe neza, ndakeka ko bino byapa niba utari wabireba wasubira kuri YouTube channel ukabireba kugira ngo nujye ubigiraho byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Nacyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu bucishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa kivuga iki? Aravuga ngo ntihanyurwa. Beka ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Seka ngo umuvuduko utarengeje. Deka ngo inzira y'abanyeshuri. Ese kino cyapa gisobanura iki?
Cyitegereze neza niba utari wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kujya kuyireba kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi byo ku byapa, murabizi ibyapa bashobora kubikubaza mu buryo bw'amashusho gutya babibakubajije, cyangwa bakabikubaza mu buryo bw'amagambo. Kugira ngo rero byere kujya bikugora, genda ujye kureba iyo video, nujya ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubuza ibisubizo by'ukuri. Ese handitse cy'ukuri ni A ntihanyurwa, ese handitse cy'ukuri ni B birabujijwe guhagarara umwanya munini, bikaba bibujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga bitewe n'uko bikoze kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose. Sega ngo umuvuduko utarengeje cyangwa bakaba bari kukubuza kugenda ku muvuduko urengeje, deka ngo inzira y'abanyeshuri, cyangwa ukagishyiraho bagaragaza ko hari inzira y'abanyeshuri. Ese urabona hano mwa bino bisubizo bine igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa biba bibujijwe kuba wahagarara umwanya munini. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26. Iminota 2 uba umaze kubona kode aho waba uri hose mu gihugu iyo wujuje ibisabwa. Ikindi ukeneye kwiga by'umwihariko, uri kure, ufite akazi katagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, nawe uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, waduha saa 5 z'ijoro, twe turaboneka tukakwigisha. Gahunda yacu aba ari ukugira ukore rimwe uhita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, ujya kumara icyumweru kimwe cyangwa icyumweru kimwe n'igice wajya mu kizamu ugakora ugatsinda. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ese ni ibihe binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka? Iravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu bitarengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami cyabajijwe uyu munsi. Ese mwa bino binyabiziga bikurikira ni bihe biba bigomba gukorerwa isuzuma buri mwaka? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Neza kino kibazo babajije hari igihe ushobora kubyitiranya. Hari ikindi kibazo neza kimeze gutya ariko bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Iyo bavuze ngo buri mezi 6 haba baguha igisubizo cya D kivuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ibisubizo byose aba ari byo. Ariko iyo hano bavuze umwaka bihita bivuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo ari mu mwaka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo ari mu mezi 6 ibisubizo byose aba ari byo. A aba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Rero hano ho bavuze mu mwaka, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri kibaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano tuba turi kwiga amategeko y'umuhanda ariko tunasobanura, dukosora ikizami ariko tunasobanura. Twabona ikintu gikenewe kugira ngo murusheho kumva neza bino bizami byakozwe, tukakibago gitegura mu isomo, tukaribakira kuri YouTube channel yacu kugira ngo ribafashe kugira ujye uhita uribonera ku gihe. Rero ukanda subscribe. Ibi nibyo, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment, byaba byihutirwa ukampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp nkagufasha nkagutegura iryo somo. Niba uri hafi gukora nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, niyo ntego yacu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Iravuga ngo santimetero 75, mbega ngo santimetero 125, sega ngo santimetero 265, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese ubugari bwa romoro kikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bingana bite mwa bino bipimo baduhaye? Bibutsa ko ndi kubategura isomo ku bipimo ku matara kugira ujye uzahita uyabonera ku gihe ukanda subscribe. Ariko iyo uri hafi gukora ikizame cyawe ukabona ayo masomo wenda ari gutinda, uhita unyandikira kuri WhatsApp nkaba nagufasha nkagutegurira agasomo kagufasha. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero,
ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, handitseho cy'ukuri nta kindi, ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri tungahe? Uduhanagura-kirahuri ni iki? Mwari mwabona wenda imvura igiye kugwa, mukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Imvura iri kugwa cyangwa itangiye gutonyanga, turani two bita uduhanagura-kirahuri. None bari kukubaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo 2, B ikaba atariyo 3, ndetse na C ikaba atariyo 1. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri tungahe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, handitseho cy'ukuri nta kindi, ni C. Nibura gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri kamwe. Mbibutsa ko ikibazo kiri gukunda kuba kiri kubazwa, ndagipostinga. Mujye mureba nka biriya bintu mba napostinze, mugerageze gusubiza biriya bibazo mba nabashyiriyeho ngo isuzuma rito, mubikosore. Impamvu mba ndi kubishyiraho biba biri gukunda kubazwa muri icyo cyumweru. Rero mujye mubireba bibafashe. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka. Hari igihe biba ngombwa ko rero bayazimya. Ni mu kihe gihe? A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. C ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hari abantu bakunda kumbaza ngo mu nsisiro ni he? Murabona turiya duhanda tuba duciye ahantu mu mudugudu, hari gucamo imodoka, hagashiramo iminota 20, hagacamo indi, hagashiramo iminota 30, hagacamo indi, hagasira isaha. Turiya duhanda nitwo bita uduhanda two mu nsisiro. Hano ariko ntabwo ari byo turi kuvugaho, tuvuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, handitseho cy'ukuri nta kindi, ni B. Ibinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, kiba kigomba kuzimya amatara maremare yacyo kugira ngo kidahumisha undi muyobozi uri kugenda agisanga. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatakizi zifite uburemere bwemewe butarengeje ibiro 3500 ni A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 75 mu saha, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri, D ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Ese iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarengeje ibiro 3500 ni ubuhe? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kujya ureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ibyo ntimuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Uzagenda niba warigeze kujya mu modoka, mu kinyabiziga, mu modoka ukajya hari imbere, biriya bintu biba bimeze nk'imibare biba biri kwibara, nicyo biba biri kukwereka, bikakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho mu saha uraba ugiye ibirometero wenda 20. Rero ikinyabiziga kiba kifite, ntimuzabigireho ikibazo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C, kilometero 75 mu saha. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ahantu hose ntabwo ikinyabiziga cyahagarara umwanya munini. Hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga bitewe n'ukuntu bikoze kiba cyahagarara ahantu kikahagarara iminota 20, kimwe kikaba cyahamara n'umunsi, bitewe n'aho kivuye, bitewe n'aho kijya, bitewe n'uko kimeze. Ariko birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B ikavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. C ikavuga ngo niyo yavugaga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye ndetse n'imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ikinyabiziga cyawe ngo ugiparike mu mwinjiro w'isoko, ntabwo wagenda ngo ufate ikinyabiziga cyawe ugiparike umwanya munini mu muryango wa kiliziya cyangwa w'izindi nsengero ku munsi wo gusengaho. Biba bibujijwe kubera ko haba hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ndakeka ko rero wari umaze guhitamo C, ndakeka ko wari umaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Iyo bavuze giteye ubwo kiba kimeze gite? Aravuga ngo uruziga, ubuso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko uri kugenda ubyumva. Ubwo bari kuvuga ku ishusho, bakavuga n'amabara agize icyo cyapa, bakavuga n'ibirango byacyo. C ikavuga ngo uruziga mu ibara, ubwo hano birumvikana habayo kwibeshya ku nyuguti, inaraba ari B. B ikavuga ngo uruziga mu bara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. C ikavuga ngo uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu bara ryera n'ikirango cy'umukara. Naho D ikavuga ngo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ndakeka ko kino cyapa mukizi, kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Iyo hari amatungo cyangwa hari ahantu hakunda kwambukirwa n'amatungo, aba ari icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara kirimo inka. Ikirango aba ari inka irimo, bakaba bagishyiraho wenda bari kukwereka ko aho hantu hakunda kwambukirwa n'amatungo ku buryo budasanzwe. Ashobora kuba ari inzira yegereye nk'isoko ry'amatungo yambukiranya nk'umuhanda, bakagishyiraho kugira ngo nuba uri umuyobozi uzamenye ko hambukirwa ku buryo budasanzwe n'amatungo, umenye ingamba wafata kugira ngo ukomeze ubungabunga umutekano wo mu muhanda utabangamiye imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na A. Iravuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B ikavuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C ikavuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Mbibutsa ko urabona ko ibi byapa bakunda kubibaza ku buryo bwinshi. Bashobora kubikubaza mu buryo bw'amashusho, bashobora kubikubaza mu buryo bw'amagambo. Rero kugira ujye ukora rimwe uhita utsinda, genda ujye kureba video twashyizeho yerekeye ku byapa, nujya ugera ku kibazo cyerekeye ku byapa ntabwo kizajya kikugora. Ibindi byo nababwira, niba uri hafi gukora ntuzajya ubona igisubizo kivuga ku kugabanya umuvuduko, ukaba uri gukosora ikizame cyawe ukagera ahantu handitse kugabanya umuvuduko mu bisubizo baguhaye. Ntabwo nkubwiye ngo buri gihe aba ari igisubizo cya nyacyo, ariko 90% iki aba ari igisubizo cya nyacyo. Mujye mubimenya rero kugira ngo nimujya gukora muzakore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu, kandi nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Hari abantu baza kudushimira akatwandikira kuri WhatsApp, hari uza kudushimira akabyandika muri komenti, hari n'uduhamagara. Nkomeje kwashimira, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryabafasha, mwebwe mujye mujyandika muri komenti. Komenti zanyu zose ndazisoma, nzajya ndeba icyo mwasabye cyane nkibategureho isomo. Asigaye nimugerwaho muzatsirire ku munota hejuru kandi bitabagoye. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, mu burebure bwawo ugaragaza.
ese ugaragaza iki? A iravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. B ikavuga ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C ikavuga ngo hanyurwa n'abanyamaguru. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi iriya mirongo iba iteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri uriya urombereje hagati, gutegana ni iki? Iyo bavuze ngo wenda turebe ku nyuguti ya H, ni imirongo ibiri iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ubwo ndakeka ko muhise mwumva gutegana biba bimeze ute. Rero ya mirongo y'ahantu abanyamaguru banyura iba iteganye n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri. Rero igisubizo cy'ukuri ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana, rero biba bibujijwe ko wamutwara ku iyo ntebe y'imbere mu gihe mu modoka harimo indi myanya. Ese ni iyihe myaka? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umwana udafite imyaka 12 kuzamura biba bibujijwe ko wamutwara ku ntebe y'imbere. Ndakeka ko mujya mubibona nk'ababyeyi bazanye abana ku ishuri, muba muri kubona ko abenshi baba babashyize inyuma. Rero impamvu ni uko hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo ushobora kurangara gato akaba ahise agukoresha impanuka. Murabizi mu kinyabiziga aba hari akantu gato ashobora gukora umwana yicaye ku ntebe y'imbere, urabizi iba yegeranye na hara umuyobozi w'ikinyabiziga aba ari, rero akaba yaguteza ibyago. Niyo mpamvu biba bibujijwe ko wamutwara ku ntebe y'imbere. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura-rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo igare, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarura-rumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga bine baduhaye? Bibutsa ko bino bibazo biragaruka, uba wajya mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse byo nka kino kizame kimwe cyakozwe. Rero niyo mpamvu kuyikorera rimwe uhita utsinda uba ugomba kubona imyitozo yahagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze guhitamo D, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A iravuga ngo metero 100, B ikavuga ngo metero 75, C ikavuga ngo metero 25, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Akaya amatara maremare y'iri bara ryera cyangwa ry'umuhondo nijoro igihe ijoro rikeye akaba yamurika mu ntera runaka mwa zino ntera baduhaye ukaba wayabona. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Aba yamurika muri metero 75 ukaba wayabona. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Uritegereza neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B ikavuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C ikavuga ngo imirongo y'icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije biba bishobora gusimbura
iyi mirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Hano isomo cy'ukuri rero nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo ni B. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kiyabaza ngo, cyitegereze neza, kibaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na, ntabwo bigishobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba muri metero 200. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa, biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubisanga abe ari kubibona. Ese bigaragazwa gute? Iravuga ngo imbere ni itara ryera. Iyo bavuze itara ryera, hari abantu bavuga ngo itara ry'umweru, byose aba ari kimwe. Beka ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Seka ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. D yo ikavuga ngo ibisubizo byose ni byo cyangwa ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze hano twigane mu ishuri, cyangwa uboneka amasaha y'ijoro, watwandikira kuri iyo nimero 0789931626 cyangwa ukayiduhamagaraho tukakwigisha, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Niyo waduha saa 5 z'ijoro, twe tuba duhari tukagusobanurira. Tuba dufite amasomo ateguye neza agenda akurikirana ku buryo ujya kuyarangiza ukajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye kuri izo nimero, muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ntuvuge ngo kuki ndi kure, ngo ntabwo byakunda ndi kure. Nabonye hari n'abantu bakunda kumanza bategereza kugira bamanze batsindwe bazabone kutugana ngo tubigishe. Ibyo ntabwo ari byo. Mujye muza tubigishe, niyo ntego yacu. Ibiciro byo biba biri hasi cyane. Murabizi twashyizeho ino channel kugira ngo ibafashe. Ugura mega ubundi tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ni ibihe binyabiziga? Iravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero 60 mu isaha nabivuzeho. Ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo utwaye ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. B ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Naho D ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe. Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ukeneye kwiga ikinyabiziga aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tubigufashemo. Noneho iyo uri mu mujyi wa Kigali aba ari umwihariko, ho tuba twanagusanga n'ahantu uri tukakwigisha. Rero mutwandikiye kuri izo nimero tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi. Hano iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga mu nzego runaka, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'amapikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira.
imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite ariko akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubw'urumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero imwe n'ibice 25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ngo isoki kuri kirimo. Bibutsa ko hari igihe batanavuga ngo metero imwe n'ibice 25, bakavuga ngo santimetero 125. Ikibazo kigahita kikunanira kandi ari uko bafashe iriya metero bakayishyira muri santimetero, cyangwa bagafata ino santimetero bakayishyira muri metero bakavuga ngo 0.3, kikaba cyakunanira. Niyo mpamvu ndi kubategurira isomo ku bipimo kugira rero uzariye turibonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko amaze guhita isomo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni metero imwe n'ibice 25. Ndakeka ko waramaze kuyitamo rero, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19, kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburebure cyangwa bifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ikinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Niko hakundi ikinyabiziga muri bya binyabiziga bya rukururana biza bari birebire ngo bifite uburebure bwite burenga metero 10. Murabizi kugira rero icyo ikinyabiziga kizakidepase biba bigoye, rero kiba kigomba gusiga umwanya uhagije ku buryo umuntu uraba uri kudepasa ashobora kubona indi modoka yaje akaba yabonye ahantu aba yigobetse. Nibyo bari kuvugaho hano, ariko ngo ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Mu bihe arivuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Beka ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, seka ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, deka ngo nta isomo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano muri isomo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya aba yagusigamo, nicyo bishatse kuvuga. Ariko iyo ageze aho kunyuranaho bibujijwe cyangwa hari ibinyabiziga byinshi n'ubundi ntabwo wabona ukuntu unyuranaho, uwo mwanya aba yagusigiyemo wo kwihugikamo, aho aba ashaka abatawusigamo. Ariko yagera ahantu kunyuranaho byemewe, hari n'ibimenyetso bikwemerera kunyuranaho, akaba yasiga umwanya uhagije kugira ngo nujya kunyuranaho ukabona ikinyabiziga cyabaye kinini ube wabona ahantu uhita wigobeka. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibyavura moteri kimwe n'ibyaro moroki zabyo bigomba kuba byambaye iziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, mu budodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 mu isaha uvuye aho biba. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisomo cy'ukuri, D ikaba nta gisomo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisomo cy'ukuri na B ikaba atari igisomo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisomo cy'ukuri. Hano urabona igisomo cyanya cyari ikihe? Hano igisomo cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ubonye biri gutinda uhita unyandikira cyangwa uhamamagara kuri 0789 935 16 23, nkaba nagutegura agasomo nkakaguhereza ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo ntego yacu.
Noneho ikindi ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 26 tubigufashemo. Ukeneye kwiga imashini mudasobwa aho waba uri hose mu gihugu duhamagare twumvikana uburyo twazakugeraho tukakwigisha. Abantu muri gukora mwa kino cyumweru mukunde kureba bino bizamini biri kuba byakozwe, ibibazo byinshi biri gukunda kugaruka. Murebe biriya bintu ndi kugenda postinga, biriya bibazo mubirebeho, akenshi biri kuba ari ibibazo biri gukunda kugaruka. Ibindi byo amahirwe masa abantu muri kwitegura gukora, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Niba hari umuntu ushaka kwiga amategeko y'umuhanda muzi, mumuhe link muze twigane. Intego yacu ni ugukora rimwe kandi tuzabigeraho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.